wanjye wose nanjye nkajya nkotsa se ntabwo nyamabondo nawe mwise umutinganye nanjye nkajya mwipomorera no kuri myiza sheri none barumbwira ubu njye nakumarira iki akureba reba ururuda niba umukunda nk'umuntu wamukunze nyine kurashimwe twese tubibone oya akomodari Yes bafana mukura noti ubu tukaba tugarutse mu mazina none twatuzanye n'ibyamamare bikomeye cyane harimo cyambere na mbere mbabwira nakoranye nayo ikiganiro bwa mbere bamwita Fande Kayusi rero mu twakoranye ikiganiro wa mbere kuri Rarume uyu niwe muntu yes kabitse n'abantu banyakiriye kuri kamera haba nakira noneho na ubu nuba ni ikinyabibiri ni umugore akaba n'umugabo akaba aterwa akaba yakiriwe kuri noti karibu kuri noti TV. Nose mbaburumbwire we ko abateganyije buri mwakoza agashya Meruka Kayusi yarabiretse ariko ntago nyambyemera neza niba yarabiretse ariko ejo bundi bateganya mwakoza agashya babonye ibintu Moses yakoze muramushyigikiye none se oyaburetse icyambere cyo uriya motion si ni umuntu utuzuye mu mutwe uriya motion nyene uriya Moses hari umenya afite ikibazo mu mutwe ko nta kuntu niba buri umutinganye uyu ni umutinganye nanjye nabayeho umutinganye uretse kongera akijijwe wende uyu nguyu abarcarabirimo ntago arafata umwanzuro ariko motion si uriya Moses niba bamuzi abantu benshi bamuzi nk'umutagira discipline nk'umuntu umwe ibiyobyabwenge akarengera bikamusaza gutinyuka akavuga ngo yanga inkotanyi ngo yanga ngo n'umukuru w'igihugu ngo yanga ngo n'umukuru w'igihugu wa Republika umuntu watwubakiye igihugu tukaba tukiriho tugihumeka mwana kiye byanambabaje cyane uriya n'umusenzi n'imbwa uriya ngewe nta nubwo nabona no kurumuvuga wenda ibyo si byatuzanye ariko gusubije ibyo ushaka uriya mungu n'ikigwa rimwe na rimwe kuko wabaye umutinganyo akaba ari we ari n'igihe bahita bavuga ngo buriya abantu bari mu bwoko bw'abatinganyi bose ngo bifatanyije nawe kandi atari ko bintu bimeze ntabwo twifatanyije nawe se ahubwo arimo kutwecerezena kuko nanjye birabyana mbabaje byo kuvuga ngo inkotanyi arazanga kandi kuba turi twicaye hano no kwera inkotanyi sibyo buriya njyewe ribu iri hehe kuki batamuhiga ngo bagende bamufunge sibyo uko birabira nambabaza cyane bikananzengereza yes hari process barimo barakurikiza n'ubundi uko byagenda kose buriya kuvuga ngo yatutse umukuru w'igihugu ni icyajyanwa n'amategeko cyane kuko uriya mu buzima ibaze umuntu ufite ubwenge utekereza udafite wavutse afite ubuzima buzura umuze se akavuga ngo yanga umukuru w'igihugu yakuze amwanga ingegera nkiriya yogakuruza kabuno mu nzembe wambwawe nanagututsa aho uri hose bizanakugireho n'ingewe matsiko kezo bivuze ariko zero njye ibintu byo binyuye reka ngubwiye rero nawe wa mugabo ibintu byo gura wambara gusa oya ese no mugabo we nawe ahubwo ikibazo si icyo oya ikibazo si icyo Kayu reba ukuntu asutse oya aje twubwacu twibereye muri siporo twaturi muri nuko duhuje urugwiro nye twavuga ati reka tuganire nimba none uyu mutinganye nawe arimo gusesereza wenda undi mutinganye wenda yakoze amakosa birumvikana kandi azanabihanira ugasanga uyu nawe yaje yambaye bogisa nk'umuntu witeguye abatinganye none ari wewe ari nanjye ni mutinganye ninjye mutinganye siyo aho wahoze uri umutinganye kandi nubwo mbyizeze ijana ku ijana kandi imisi wagira atinganye nawe natiganye nawe ugene atinganye icyambere cyo mvangwa yewe yarigirigiza tunya kuzamwa Kayusi negama araze Kayu barubwira oya naga gukubita mbabarira ngewe babarira kubahanga kingana na nyamabondo oya Kayu ntabwo uzabyongera se natiwe ibintu bakire ntabwo bibaho reba nyamabondo ukuntu ateye ureba ibitama afite ureba inda afite ureba ibi bitama cyangwa se ingunda se muri buryo urukundo umva nkubyira karabo kanjye ikintu cyarasaze ku mutima wanjye yakoze Imana amazi kibazo abandi basore nabonye kuri iyi si utadumba
uruta ba Moses uruta abandi bose bari kuri iyi si n'abagasuku n'abandi bose siyo niwe bwiza bwanjye niwe mfungura umutima wanjye wose nanjye nkajya nkota se ntabwo nyamabondo nawe mwise umutinganyi nanjye nkajya mwipomora nukuri mwiza sheri reba barumbwira ubu njye nakumarira iki akureba reba uru ruda niba umukunda nk'umuntu wamukunze nyine mukurashimwe twese tubibone akomodaringeho ngaryama kunda twumve sa nk'uyiryamaho ayiwe niko nukuri kumana naryoshye ateye neza icyo nishimiye ni ukuvuze ko wenda uryamana na mabondo cyangwa wenda ntabwo njye naryama n'umugabo ko yagukunze ya wenda tubare umuntu yazamunyerekejeho ari uruvangiye ntabwo nkunda abatinganyi sinaryama n'umutinganyi kuko jewe reba neza wamuginga ndeba neza umuntu urabekise ayiwe oya zikarage hariya turebe mbega mana yicara abantu uriwe turagaba oya ibaza umuntu w'umugabo ayiwe ugira gutya ibaza umuntu w'umugabo utinyuka kakaraga kabuno nk'imbeba yabyaye abana b'abahungu nanjye ariko impamvu ngomba kuhakaraga ndi kumwe na shere ndi kumwe mayina ye baba we ndakuvuma ku manywa y'ihangu kuri noti nyamabanda mu bebe oyambaye oya iya ndirimbo ni iya Kayusi oya nagari ya Kayusi oya ejo wayeze mu bebe umvase ishobano zibaho njye navuze nyamabondo mu bebe karame ufite aramizwe umujyambire umva nkongura akantu kayusishe nshaka kagomba kukumva umva nkakongorera yewe reka nkubwire nyamabondo nawe usigaye uri umutinganyi nimba wemera ko bagusoma oya rose kabo yaragiye kunyongorera nimba wemera ko bagusoma nawe usigaye uri umutinganyi ndagira ngo mbivuge abantu babyumve reba ukuntu ari kugukarisa jewe ntabwo nabo umutinganyi noneho ureba maribore sheri nazo mbagugure wowe jewe kugira ngo njye umutinganyi najya kuri sitaho bakandasa bakurasa najya ngasimbuka nta muntu wakurasa se wanasimbuka kuko ndi mwiza neye neza amaso meza indoro nziza imisatsi myiza sibyo sheri kashirira amenyo gahaza you baby ayiwe ndababaye we ayiwe mvuretse agatoki nimba wikunda ayiwe mvuretse mabondo kamubwire ayiwe ndababaye we mva nkubwire igira isa hano kugira ngo bikunde twumvikane jewe akoze ikosa akankorera nk'ibyo ngibyo ntiyanabitinyuka arabizi ntabwo kuko arabizi neza yuko uri mwana gusa tuvuga niki gusa tuvugishe kure reba Kayusi amaze gusaza agatuza afite se kahehe inda se afite yehe n'amagufa gusa arasamye aranamye n'igisiga cyabuze ibyo kurya ariko reba nyamabondo ndafite reba maribo reba igituza none uzi waryamye mwana nyine ni amabere base babarumbwire we ako se nyamabondo gukubita inoze waretse nkajyanga kandi Kayura cyari umutinganyi bakintu none ko umusomye wowe ndamongororeye gusa ansomye kweta ariko zagiye barubwire we ntago nkongororeye ndamubye ati wikubaho ku mugabo oya winyobahuka n'ubundi niryo jambo mubwiye ako nyama batugesha bora narakaye ninongera kurinda yakara uramwivugana ndakwivugana nuvuga ngo reka tuganire none tugeze ku banyarwanda ubabwire ko utakiri umutinganyi ubabwire ko uri mu kazi kose ubabwire ikintu wafasha societe ubabwire ibyo wakora noneho ndashaka tuganire nyamabondo urashinjwa kurya cyane nanjye niko ngana ariko noneho uyu nawe arashinjwa guhora asambanya abana b'abahungu abasamba cyangwa bamusambanya baramusambanya urumva arashinjwa gugushuka abana b'abahungu ngo bamusambanye naragushutse noneho ikindi arashinjwa kwinira amaraso yo nyine yasabera ko yagiye guhaha ngo asiga haniye akihagarika amaraso ngo mwambara pampegisi yebyo ni wibimbaza kuko ntabwo kuyambara ntabwo yambaye pampegisi yambaraga pampa yambaraga uwo ntabwo uyambara fuya ndayambara rimwe na rimwe wagiraga n'isutiye yego ndabyambara rimwe na rimwe icyo ndeba umva umugabo namwe wese turebe uretse ese kufata intebe nose njye mfashe manika amaboko ayo hejuru nayamanetse kugarize Kayu Akayusi aracyari
uri umutindi Oya, niwe cyane. uba ushaka kunyambura ubusa kubera icyo ushaka kunyambura ubusa kuri kamera oya uzima ntago manuye cyane oya kayusi ushaka ko turyamana nimba bishaka ni amafaranga ariko reka nkubwire amakuru ariko kera uyu muhungu Matsiko nigeze kumubona hano mu bisheke ari kumwe na Sadunda bambaye ubusa buri twatugambaye buri none ibi ngibi byagutera ikibazo oya no kuvuga ngo reka ngufate story kera nigeze gufata imodoka namwe n'umutipe shumenya navuze izina tujya mu Biryogo buriya akabono karahenda abatinganya barahenda ngiye kubona baravuze ngo na amadolari 300 navuga ati umuntu agura ikiza nga makeya ngo byibura byagize ngo ni 5 shana bavubwira ati twara rubanye twaje ngo turebe uko ibyo bintu koko bihenda wowe ubundi no kuvuga ngo amake nangahe ngereka aryamanira ngahe jewe amafaranga ndyamaniraho naga amafaranga menshi cyane kuko njye no nuzi ibiciro no wimvugira igice nimba mvugira igiciro nigeze kuvyumva nabandi sibyo ikumva nabandi nyirubwite ndahari sibyo wikumva amabwire ngereka nkubire umubwire byanya ngubyeze bakore seya ngewe amafaranga ndyamanira n'abahungu seya utamaye basi wenda makeya ni 60 ugomba nago umuheto wanjye ayiwe no tiratiroze uyu nguyu wenda nambe natwe twarabatinyenye bari VIP ariko uyu nguyu njye sinzi reba urubero mfite warubonye ruragete reba ni amatako wagira n'urubero atera amatako ni nkaya yawe ariko njye n'urubero akombona kugendera oya giye bawurumbwire kayu oya stoka kandi shawe muvuna moto shawe bafite niba ari penesi niba ari iki runini urumva ndagukoraho kumva ushatse urumva bishaka nigeze kubona bapostinze abana sirimo gira umwana ra uyu mwana ndamufite namubyaye mbere narawujya mu matenga umwana wakwita iki reka kuri Nyamabondo hari ibintu unyibukije ibintu hari abantu hano hanze ngewe ntari gukunda cyane hari umuntu bita Nzovuna ya Kamwana abo bantu bafite imyitwarire mibi yo kuba babarizwa mu ndangamirwa ariko nk'umuntu umujyanama mu rubyiruko nk'umuntu mukuru tuzi nka Nyamabondo ntago wabagira inama none ukagira inama n'abangaba batinganye banze kuva kwizima banze gukizwa kuko wenda ngewe kuyingira wangira inama wenda yo kwitwara uretse ndagira ngo ubwira abo bakobo cyangwa ubwira abo bashuti bandabize muri shuti si muri shuti ubagira inama kandi wabizi ko nabo babihoramo oya reka mbabwire rimwe na rimwe inama na Moses uri kuvuga ngo yanga igihugu yange nkota oya ibyo reka niriya mugana n'umuntu uriya we Moses ubwo tubuvuyeho umusega narwajya kumukurikiye umukuru w'igihugu iriya nimbwa ndabivuze wambwawe yego reka nkubwire impamvu nanone ukumva bajya baca umugani ngo ukumva bajya bavuga ngo ikosa ntago rihari inshwirindi urabyemera nawe uretse aba amategeko ariko hari ukuntu urengera iyo ufashe amagambo iyo ufite amagambo akumva nakosa yakoze birumvikana ariko wibuke yuko hano hanze hari urubyiruko nimba ufite umwana nago mbizi ariko uzamugira sibyo naza kumva bino bitutsi ari kuvuga uyu nguyu urumva se Matsiko akumva bino bitutsi ari kuvuga mu rubyiruko bizigisha wa mwana wawe nawe urabyemera oya nugutukana oya no kuvanga isuka n'agatebo arimo aramucyaha yego birumvikana none reba nka kiriya kigore kirirwa kuri TikTok sibyo kirirwa kivuga ngo iki ngo nicyo kidutunze sibyo kihese kiriya cyane uzabakita ikizina cyacyo kijya nikurikirana cyane kuri TikTok kivuga ngo atariho ngo nago twabaho yanga u Rwanda yego cyane avuga ngo mukanyiko mukanyiko isuka n'agatebo mukanyiko urabirwa dore cyo kimeze gucye tafunze igifunze mukanyiko aho uri hose kireka nkagase n'Imana ibabariye akakwitiza rimwe akakugira inzozi akakugira umusore akagupanura akabuno nkagushikira gutya singe kukubeshya twatizwa na leta oya ntago leta yabakiza kuko yabafunga mwembi ntabwo dufunga uzi umuntu wanga u Rwanda ngo tubayeho kubera we oya uzikira abantu benshi baje kubona burano nta muntu utagira umuntu akomokaho nuwo nguvuga ngo yanga u Rwanda afite bene baba bari mu Rwanda afite iki niki byibura jya batelefona abaze ukuntu babayo cyane uburyo babayeho tubayeho neza nta kibazo na kimwe cyane turajya turanywa rimwe na rimwe tujye tubareka ya Kamwana yarongoye ubu no kuvuga ngo arimo arabano hirya afite umugore aramumarana igiminsi ngaheze ya Kamwana akunda indaya urumva ugiye hano Dobani ukajya hano Sodoma ni ya Kamwana ni inzovu amafaranga yose bakure mu biganiro ni mu ndaya
yaka mwana buriya n'ubucera afite muri iyi minsi ejo arahita muto bahita batandukana dombure mama ndabivuze ntabwo bamara n'amezi 3 ko hashya ibintu by'ibihumbi 500 nyine uretse urebe ejo bundi baratandukana sinjye bivuze akabazo k'amatsiko mfite uyu musore matsiko ntabwo ndi umusore waso ni umukobwa ntukanyita umusore mwiyami ntabwo ndi umusore wawe umukobwa ntekereza amatsiko nimba bikunaniye uceceke uyu mugore oya umva nakubwiye ati oya nyene no se uvuze we umukobwa ntago ndi mu bantu ntago ndi ubutinganye ngiye mushigikiye ubutumwa ko oswa bamutinganye ko ari wagukubise ugize no gukubita ni utangira kumenyera urabizi ngiye ntago ndakumenya kuko ndaguhonda ngiye ntago ngiye oya muri mubi reka nkubwire atakomeza kunzamurira isukari none ntiyongere yarobye nguhe nta kintu nakumarira mani ngo basi mbabarira ubuyobozi bwacu buracyafite akazi gakomeye uyu muntu bamufunga barapfungasanishe hari icyo nakoze unose bamfunga ariko se nk'ubu ngubu ndashaka ko tuganira nk'ubu ngubu tubare ku Bugande boteganya bakatira burundu no gupfa ubu wakatira yahitamo iki ari ugufungwa burundu no gupfa burundu yahitamo iki none narapfuye sindi imbwa ndibone ndimbwa hoya none narapfuye ndiho nariho rero amatsiko ari buryo wibwira yego buno ngo umuntu bimbwa no bigeze kuba umugabo Kuja ndimbwa nubundi. We naguri imbwa uri imbwa. Uzi ndimbwa akazi. Nari imbwa akazi niba. Ese uri umugore? Yana uretse imbwa akazi niba. None. Umva nkubwire. Menya kuri kumwe n'aba gentlemen. Oya nose mwavuze ko ndi imbwa. Umva uri imbwa. Ndimbwa akazi nose imbwa akazi vuga ngo. Ivuga icyo nifuza. Ubundi we nukuje turi muri siporo ukumvusha. Ako siporo mwambaye ubusa. Yego. Siporo zambaye ubusa gufata icyuya. None se si hejuru. Njewe wewe ugeze ari ukuramo imyenda ngo nawe uje ngo isanishe natwe. Njewe reka tuze tuvugisha ukuri. Oya wivuga nkoroka hamba. Oya tuze tuvugisha. Wivuga nkora. Tuze tuvugisha ukuri. N'amabondo mu buzima utamukunze. Wakunda ndi mu buzima bwa n'abakobwa baranyanze ngo nteye nabi none ngiye gukorwa n'umugabo. Oya hafi n'amabondo mbangu. Sibyo nimba abakobwa barakwanze basi ngiye nakubye ngo ngwa urufunguzo rw'umutima wanje na wundi ugomba kurwa cyotse wowe narwo wata kuko urankunda nukuri kwimana ndara abantu bari siya mana zamani kunda abantu ngiye mbona ngiye kuba mutinga cyangiye kurongora umugabo najya kuri sititawa nkamanuka bucumu nkacyanyu ijoro ndaguhera ubu none n'amafaranga nguca wowe inye ndaguhera ubuntu kayu ongera ukinyike reka nkubwire nyama umva nkubwire rata matsiko yego ndakunda turumvikana tube nubahana cyane okay ibintu by'igishegu uri kumva se ntago tubikunda twebwe nje nago ari igishegu nje nago wewe waburimo kubisubizamwo no kubivuga byonyene nyamabondo akabyumva kandi yanga ibintu by'ubutinga nagabikunze ngo wamukunze nguruba ngushaka kumuhera ngo ijoro ngo ubuntu uramuhera ngahe se basi niba ari ubuntu kandi ubuntu n'amafaranga biratandukanye n'ubuntu ngaho mukaragira kabano ndebe uburyo uri bubunyongere oya bimyerekeye waretse nka ko rimwe na rimwe bintu dukora hari n'igihe n'abatuyoboye cyangwa n'abari hejuru yacu bijije bakabireba babone uko nkaraga akabona imbere ndahita ngatera ishoti kuriya nko kunyongeraho mama niyo misije tukareba ubugirekera hano ku matuza no mu mugongo oya imisatsi ariko siko neza asutse nk'abagore ameze nk'abagore mambura hano oya ye nako mareba yewe uri umugore wanjye se nose wamambure kare ureba aho urudodore oya yimenyereye ntago mbindeba waragira ngo nawe buce abantu banyita umutinganye ese wamambura nose ko mambura bwira umugore wawe ni neza n'umugore cyane mambura toka wona nyina umugabo ashiri wamambura ashira amenyo gahamba cyo ufite mu kanwa heza ufite mu kanwa ni hari rwose dore abantu bari njye niyo ngize gutya ngira ngo ndahenye kubera ko iminwa njye ari umutuku ntago rodi muntu ufite mu kanwa ukunda gusoma akuzonja kunca inyuma shanga kubona wasomanye sheri wawe nande sheri wawe umva ibintu nzagukorera tuzaserera siyo hari ibintu biranahenze ubwo birahenze nose si amafaranga utwara yasambaniye iri joro utwara yasambaniye iri joro ubu yahita twisukisha ibyo se yasambaniye iri joro ibyo ntabwo bikureba
umva nkubwire Nyamabondo ni izina ry'Imana iri joro ubu ntabwo yitwa Nyamabondo sigaye yitwa Noti yitwa Noti wa matsiko keza oya toka wakinya Noti wa matsiko keza Noti Nyiramabondo Noti yes Nyiramabondo yego na Nyiramabondo Noti Inoti ko Nyiramabondo yuzuye inoti no ubanga kino gifu cyawe kirimo amafaranga hari umudespora uri hanze ariko akazi ko nzaheraho hari ikizamini yambwiye ngo tuzakora utazigitsinda akamuha amadolari amayero 500 ahanye n'ibihumbi 800 by'amanyarwanda hanyuma wakimbira none nkahita nyisoza none aha oya none hanga ntago araduha gahunda okay ariko reka nkubwire akabazo k'amatsiko Nyamabondo iyo nda yawe uvugishije kuri irimo ibintu bingana gute shane kuvuga ngo mu gitondo navuye mu rugo kizamo ibijumba n'amashu nta bikeri birimo mu butona ka cyayi ngeze ahandi nariye kuri cece nkwa na fanta ngeze ahandi nariye irindazi ry'umugore wa yaka nkwa na fanta y'umugore wa yaka winkora wakinya kote uzikora narimo ndabikura wakigora ki nase uri mu bukinyine none yakunda tabikunda genda gira none yakunda bikura ngugeze ryira muri nuza uri mwiza ndi mwiza nyene asina no gushona kandi ushobora kuna abantu b'ingenzi bafite igihugu akamaro bapfa nk'iyi mbwakazi gasigara none suragira ngo mfe ugize agapfa ugasigara none muri societe kuya societe nuko ndi kumwe nawe basi mwana uri mu biki watsinga kuryama ryaba kuri kayuzi uya ndashaka kayuwanyije umwene wawe yaninyuka reka tuvugishe ukuri nguyu ndamukurikira he afite iki none yafite iki nanjye ukura byushya nk'umuntu reba ukura byushya nk'umuntu aranoroshe uroroshye ufite akabono keza njye mfite akabono keza sawa ko yinigeze amaguruka reba iki uratitira hanoze kintu kaji wakifasha akweta mbabarira no fuka manga udusaba imbabazi ngira gupfukamira cyane gukoreye ujya twembi nje nyine please nje ndimba n'umunda Nyamabondo none ngundi yavuze ngo please ni please zazindi bacomekamo ama producer mu ndo napfukamira Nyamabondo none sibyo we ntabwo nagupfukamira oya ntabwo ngiye uzapfukamira Imana ngiye urapfukamira ndinde arimo kubangamira ntabwo amabangamiye kuko matsiko rero bungiye kubaza ibibazo by'ubwenge yeah Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yitwa nde Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yitwa nde Ubise yarize urabimubaza yarize Nose bwerwa minisitiri tuyoboye ntabwo yitwa Rusanganwa se Nkwane yitwa abuze Nyamuri ibibazo ubaza buri munsi Edouard Ngirente sibyo nibyo nakubyiraga nuwo nguwo minisitiri w'urubyiruko Minisitiri w'urubyiruko ariko rukubiyemo nawe nanjye ndemo yitwa nde shaho ngo nawo nzi ako amazina reka numve ugira shebuja ubuse wabo nawo nzi yitwa ugira shebuja ugira shebuja baba baramupanu ya kabuno agatekerezo nje nibagirwa vuba yiteranwa na papa umujyi wa Kigali cyangwa uture t'u Rwanda ritungana ture t'u Rwanda ni 12 aragatoye cyangwa none se ni 10 natungana ni 13 yampaye nka data uturere tugize intara y'amajyo cyangwa isi yose tugize u Rwanda rwose 33 na nibeshe ese ko numva natangiye kubizambya ese mvuga tungahe ni kuvuga ngo ture t'u Rwanda 30 usumva turi dutatu nibesheho ntacyo tubona abayobozi bangahe tubona abayobozi bangahe hako se tuvugisha nje nigize ubona nuri umuyobozi nako mbese si umwe umuyobozi ni nyakwa Repubulika Paul Kagame nta nundi bose nagotoye abadepite natoye nyakwa Paul Kagame sibyo n'abadepite ndumva nabatoye n'abatoye ariko mfite n'ikarita y'itora reka nkubwire Nyamabondo mwe muri kunyobya hari ikibazo nyine babajishe ari Nyamabondo ari nawe ari nanjye buri muntu wese afite ibintu abazwa sibyo cyangwa yagirizwa Nyamabondo ni ikihe gikoko nanjye ndakubaza ni ikihe gikoko ku isi gikomeye gifite amenyo atyaye gifite ubwenge gifite umuvuduko gifite imbaraga turumvikana ndetse kinashaririye kwisi ninuza ni gasongoye ninuza bitagasongo yavuze ko ari gasongoye yes gasongoye ni ingurube saturanye n'icyaha nanjye ndakubaza nawe cyambere ni igikoko kimbwira igikoko nyene cyambere kibaho kwisi gira cyari kare kihuta gifite amenya akomeye ni impyisi
ako abano bantu ntago bize igikoko cya mbere inyamaswa ya mbere we inyamaswa bakubwira yuko mu mateka y'isi yose y'ubuzima bwo bwose igikoko gikomeye kinaryana gifite ubwenge ndetse kurusha ibindi byose ni umuntu hoya nako ntago ariko buryo babejejemo umuntu ntago ariko buryo babejejemo dore igikoko cya mbere gikomeye gifite ubwenge ku isi kwene ubanga umuntu aza mu nyamaswa oya ntago ari inyamaswa igikoko si igikoko bimenyereye ko ari igikoko oya yavuze ngo mu nyamaswa n'iyo nkoko ni inyamaswa nayo ni inyamaswa sibyo wenda yavuga ingona akavuga ibindi bikururuka nta nubwo uvuze intare nta nubwo uvuze impyisi oya ingona yo ingona no kubanga ingona burara ibisimba biyirya bikora amazi bakajya kuyirya ari bikoramo buriya nk'inuza ariho nubanga impyisi niyo mbere tagira imikino iri ku muhigo ariko no kuvuga ngo buriya none se bakubajanga inyamaswa nini ya mbere ifite ibiro byinshi bavuga ko ari iyihe inyamaswa ifite ibiro byinshi ni inzovu wapi buriya ibintu bya mbere bifite ibiro byinshi ku isi bibarwa mu mazi biba mu mazi muri n'amasamake amasamake yo aba mu mazi kandi yo arimo nk'isamake ushaka kugwamo w'inyamabondo kugucamo kabiri nk'amasegonda 2 cyangwa 3 aho minambwira ukuntu yagukunze oya nyamabondo ngereka ngo byise kuri akaririmba nyamabondo ngo uretse wimvugira amashere nyamabondo sashere watuje nyamabondo nkunda mutima wanjye igira hino ube mu mutima wanjye urihogoza nakunze kuva kera mutima wanjye nzaguha kinyuma I love you none sisi oya kayu fatira nawe reka nkwereke oya buretse kugira ngo tudashikura ino misatsi ye bera kutumenya kudusuzugura no gutesha agaciro abantu badukurikiye ngo yagukunze ngo ijoro ngo araguhera ubuntu noneho ndashaka ko uri kumva se ndashaka ko uri kumva ngere suvuga ko uri umutinganyi wabice bigacika ukora posteri zingahe ku munsi iyo wahuye n'abatinganyi nje posteri nkora n'abatipe basi wenda mu buzima busanzwe mu kazi kawe k'ubutinganyi bwawe ukora posteri zingahe kuko buri wese yagiraga posteri ze uri kumva se Moses agira posteri ze Dumba afite posteri ze na Jacques afite posteri ze uri kumva se nigeze kuvuga kuri ikiganiro banga oya tubereke ibyo tureke ibyo nawe ntukazajya usakuza ibyo twabirenze ahubwo nashaka kumenya natwereke posteri haguruka oya posteri umva nagari itegeko kuzikwereka kuriza ntwara gake fatanga arazikwereka ako umva ni itegeko ariko nyine tuza ni itegeko mushize oya ntago ari itegeko ryo kugira amahanga ndikwereka kayusi oya kayusi ryama bikwereka ryama hano igira hanga igira oya buretse sipoza ko bino byatsi ugiye kuryamaho ariwe ndashaka kuryama ku muntu ntago njyama ku nutabona ku muntu ubikore ni nabona umuntu ntabyo ntubikore baby face yicarire haguruka twegereze mikoro ndashaka njyama mbekwereka nkwereka noza nkorokone beza siyo yego jya watinze bebe siyo reka nkubwire bitwereke teori jya hasi mbikwereke ntabwo ngira ku byatsi ntabwo ndindayishaje nakubwiye ngo ntabwo ndindayishaje jya hano mbikwereke nimba bikuna neza umva buretse nkubwire vuga make noneho reka nkubwire sibyo bitubwire mu mazina nabyo mu mazina ndago mbivuga amagaza ndashaka pratique ujye hano nje nemwereka posteri zose ntago ndi umutinganyi ntago ngiye kuryama ngo kahise yarahindutse mubonye nkuvize kujya muri Amerika yego kabatinganye nyine bameze nkaho bagize ubu bahita bumuteganye weruye no se bisanzwe nubundi uri we ariko urubango nyine naha urabona ubu nawe urwara umutinganyi uyu nguyu ntago ari we uyu nguyu urabona atashakisha uyu nguyu yarashaje nyene nizandazi sambanira ibikiri 200 ako ndashaje nje nsazanye nawe uyu batinganye ntiyazamwo undanganirwa ntiyazamwo muri za shuga dadi ntiyazamwo ngo mu ndazi kiriritse zinashaje ntiyazamwo ngo nta nkuko wavuze ngo ni imbwakazi mukanya ubwo nyene ni imbwakazi nta kibazo nushaka kunyita nimero me n'icyo cyose cyose ngo binde basiyo uzi kuboroga kuboroga haboroga imbwa cyangwa imbeba cyangwa icyo nk'imbwa se kireka imbwa hari imbwa iba yashonje hari n'imbwa yo mu bakire sibyo nk'imbwa mu bakire kwa makuza sibyo urumva nk'imbwa kwa makuza iyo ugiye wenda ugiye nko kwaka akazi niyo ukigera ku rupangu urumva iyo nimbwa mu bakire wabyumvishije iyo nimbwa yo mu bakire nayo iyo mu bakene nega amatwi please iyo mu bakene none muzahure
uyikubita cyangwa wenda yabuze ibyo kugira Okay, no natubwire noneho iyo umutinganyi umugore w'umutinganyi iyo yishwe n'ibyishimo bigenda bite? Umugore w'umutinganyi oya buretse oya uzi impamvu se nuko ndashaka kubyumva noneho then nyuma yaho mugira inama natubwire uri kutubwira amajwi y'uruvange ibisimba noneho tugiye no mu bagore tugiye no mu bagore turagiye no mu bagabo twagiye mu bagore bageze ute bishimye bishwe n'ibyishimo nyene gahunda z'uburiri zageze abagore nyabagore kuri umugore oya muri rusange waba uri umugore w'umutinganyi waba uri umugore usanzwe ngaho tubwire nyene wenda y'umuntu arimo kurishimye nyene yo wishimye umugabo yageje wenda nko kurangiza wenda sije uri hafi nko kurangiza se sharia I love you babe sharia ari ikigabo ariko ikigore icyo umugabo none umugabo akazaza avuga se umugabo sheri hangane ngiye kurangiza sheri wambaye umugabo Yes, nuvuga ngo abafana babona utunoti mudukunda kandi mudukurikirana. Nuvuga ngo turashoje kwa turi kumwe n'abagay, nuvuga ngo kano kaganira mugiye kujya mukurikirana kuri utunoti. Komeje kujya tubaha ibintu byinshi. Ciao nakagaruka kandi turabakunda. Amen.